nuramuka ubajije Imana ijisho ry'Imana ntabwo rizakuvaho rizakuyobora haba ngo ntabwo mukwiye kuba nk'inyumba zitagira ubwenge dukwiye kugira ubwenge mu byo tuvuga ntabwo dukwiye kubona abantu b'Imana barimo bapfa ngo tubabare ntabwo dukwiye kuba umukozi w'Imana arimo avuga reka mubwize ukuri ariko we naho yabaroga naho yabakorana imyuka mibi avuga mu izina rya Yesu naho wakuvangiwe yaguhanura avuga ngo Imana iravuze akabivuga mu izina rya Yesu noneho rero Madamu igeze guhura n'umuntu umwe wo muri Malawi barahura baraganira urumva ngo baganiriye gute rero kaka nakubwira ese uriya mugabo mwashakanye gute udashinga neza Julienne yabwiwe na afite umugabo udashinga hari umunyemarawi wabibwiye Julienne hakaba na Mignone wabibwiye Julienne niko se wanjashwa we y'umunyemarawi abantu bakagira ishyari gutegereza igihe cyawe sibyo se ntabwo ari igitangaza ko Julienne ari we wenyine uzayuzuza hazuzuzwa hari n'abandi bazayuzuza barahari sibyo ahubwo buri muntu wese agira igihe cye agira n'amateka ye tubisobanurira abantu ariko icyo nshatse kugira ngo mvuge abarukora inshuro nyinshi dukunda kugira ibintu by'imigani byo kwibuka yego nubwo nana ko bari ko nkibuka nandi munigisha nkavuga ati ntari baravuze ko jewe ntazubaka none mbyaye kane cya gatanu nakoze uko abantu bavuga ko ntazubaka icyo ni ikintu ro gisanzwe badutega iminsi icyo ni ikintu gisanzwe ku barokore ariko mu by'ukuri yenda reka tunabigarukeho icyo kintu niba ari n'uwanakivuze wundi nawe yahita yumva ko atababariwe niba umuntu yaramusabye imbabazi a city that is built on the top of the hill. Ngiriru kwagera ngo Imana yabwiye pastor ngo ishuri mwari muri rirarangiye muri mutse. Listen to this. God has told pastor tell your ati pastor Imana iramubwiye ishuri wari urimo rirarangiye urimutse. Ndizero uyu wamumenye se? Amumenye. Pastor Julienne Kabanda Kabirigi yimutse. Yari mu ishuri nyine yimutse byari tegeko kwinjira mu cyayiterana wambaye umwenda icyo nacyo senyi usubira muri bikare nabiriho kuri YouTube urebe bikare nayo se yabaga ari umwenda byari tegeko oya ntago ryari tegeko ufite wari kuwambara ariko utanawufite ntago byari tegeko byari gitane none so wajyagayo yenda simbise amakuru ntago ngenyaza wagiyeyo kana bakono wagerageje kugenda gutyo byamugendekeye gutyo yavuye yakitaba Imana atarwaye ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine waba waragize gusa byaba ari ikibazo umuntu adashaka gusobanura ubyumva ute wowe iyo bari kuvuga umukozi w'Imana akakorana n'imyuka mibi impamvu reka nkubwize ukuri impamvu rega ntajya ntinda kuri ibyo niko umuntu wese bamuvuga icyo kintu iyo hari akantu gato gahindutse bamuvuga ikindi kintu rero sindi bushore kugusaba kumata ngo nk'umashyi arabikora nawe kandi nagenzi ko arabamvugirije induru bakabasha ko atamugije induru kuri YouTube ariko n'ahandi ukagenda ubyumva rero iyo umukozi w'Imana wirinda kuvuga undi ugasiga imbaraga z'ejo bazakuvuga kuko nanjye hari ibyambayeho ukareba isaha igeze ukavuga ngo se ninkora gutya bitewe n'igihe ndimo erega kora bitewe n'igihe urimo yego wikora n'igihe bitewe n'igihe urimo kuko igihe nukora ikintu barakuvuga nyine niko ni ngombwa bakukuvuga ikiro ni ikimenyetso gifite ibihamya barimo bavuga ati akora n'imyuka mibi iki cyabihamya nese ubwo nawe uriya mubatizo ntuwemera koko mubatizo njye kubatiza ntabwo nigeze mbikoma ntabwo nigeze byabereyemo byo ariko ibya nyine cyo nshaka kugira ngo nkubwire abashaka kwitura hasi ntabwo mbivuze ntabwo ngiye nabihakana ari n'umwuka w'Imana njye ntabwo mbihakana njye sinjya icyo nengamo ni icyo nengamo nuwaba ufata ibintu byabereye ahantu niba ari mu cyumba kibanga ukajya kubishyira ku karubanda sibyo ubu nambaye ubusa ubu turahanga iyi riba nambaye iramutse ifungutse ikambura ni ngombwa ko icyo kintu utari bukerekane ko si ngombwa sibyo urerekana icyiza cye koko kigirira abantu umumaro ariko iriya video ntabwo yari ikwiye kujya hanze sibyo niyo mpamvu nkubwira n'icyagiye nabyo byo mu rusengero bagufata ugasanga urahanura yenda kubisasi cyangwa wambaye ubusa bagahita bagishyira hanze ntabwo ari byo na bwa butumwa dukorera mu rusengero si kimwe nuko bwajya hehe bwajya hanze hari bikwiye kujya hari ubwira ukwiye kuba mu ibanga hari n'ukure bidakwiye kuba mu ibanga abana b'Imana ngo baratanaga na Satani akajya gute akaza gushungera rero biriya niho bari mu bahamya bavuga abantu nabonye batukana ntiriwe mvuga amazina atubakorana n'imyuka mibi bagashigira bakorana n'imyuka ikindi
kuba uyu munsi naza ngo njye nkakizwa nkavuga ngo njye mvuye mu businzi n'ubusambanyi mvuye mu bindi uri pasiteri nkaza kwiga ukanyigisha umubatizo igihe cyo kubatizwa kikagera nkabatizwa ikosa pasiteri akoze niri ikindi niba ngeze igihe cyo gusezerana sibyo none se izi ngo zirimo zisenyuka uwabasezeranyije niwe ufite ikosa. Hari ikibazo cyo kutigisha mu buryo bukwiriye. Reka nkongere uko wakigisha kose sibyo ubu ko nakigisha kose atari igihe wifatiye umwanzuro nta cyawe. None se niba Jacques yaragiye cyangwa Brian yaravuze ati jewe ndakijijwe ntabwo nzongera gusubira muri ibi bidafite umumaro, ko bivugwa ko habamo kwishyurwa, icyo cyaba ari ikibazo. Nuramuka ubajije Imana, ijisho ry'Imana ntabwo rizakuvaho, rizakuyobora. Haba ngo ntabwo mukwiye kuba nk'inyumba zitagira ubwenge, dukwiye kugira ubwenge mu byo tuvuga. Ntabwo dukwiye kubona abantu b'Imana barimo bapfa ngo tubabare. Ntabwo dukwiye kuba umukozi w'Imana arimo avuga, reka mubwize ukuri, ariko we naho yabaroga, naho yabakorana imyuka mibi avuga mu izina rya Yesu, naho wakuvangiwe yaguhanura avuga ngo Imana iravuze akabivuga mu izina rya Yesu. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ka nkomeze nkwifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Ni Bobo ku Impanuro TV ukomeje kudukurikira ndetse no kuri Give Hope TV hose twahuje imirongo. Ndizera aho uri umeze neza, akoze subscribe ahari hose cyangwa se aho uri hose ugubwe neza. Naho tarayikanyize ngo uyikandeho ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Nayo nkwibwiye ni Bobo tugiye kubana, ariko imbere ya kamera sindi njyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi umuhanuzi w'Imana Mama Deborah. Amahoro y'Imana bane nawe Mama Deborah. Amen. Meze neza. Shima Imana. Kuri Give Hope barakuzi ariko suza bo ku mpanuro. Ndabashuje mu izina rya Yesu ku mpanuro ngendo umushyitsi nabwo da. Ntabwo aruherutse. Ntabwo nari mperutse kuvuze n'ukuri. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Nari ngize ngo mbere ko dutangira kino kiganiro dushyira imbere y'Imana dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri fura mu bazutse, uri nyangamugayo, uri umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa, ufite imbaraga, ufite ubushobozi, uri umutwaro utabandi batware. Tuguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye, turatwega amavi yose apfukame, indimi zature kuri uwera. Mukunzi mwiza, nshuti nziza, mubyeyi udukunda, tugiye Mwami Imana kuvuga, byemerera icyubahiro kibigaragare mu byo tuvuga, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ineza bitwomeho. Abazumva ibyo twavuze uzanyemerere Uwiteka Imana Nyiringabo bazagire ukundi kumenya. Urakoze kutangiranwa twaza gusuzanya natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Mama Deborah, reka dutangire gutya. You will become a city that is built on the top of the hill. Ngirira ukwegera ngo Imana yabwiye pastor ngo ishuri mwari muri rirarangiye muri mutse. Listen to this. God has told pastor, tell your Ati pastor Imana iramubwiye ishuri wari urimo rirarangiye urimutse. Ndizera uyu wamumenye se? Amen. Pastor Julienne Kabanda Kabirigi yimutse. Yari mu ishuri nyine yimutse. Yabwiraga ariko abantu bari barimo basenga iby'Imana yamubwiye. None nyine ishuri bari barimo ntibaryimutsemo. Riheze. Umuntu wese burafite uko yimutse. Bobo wazajureka. Ngendeka ikize. Nyine urumva yararimo yigisha mu rusengero, ariko babwira iby'Imana yavuganye nawe. Babwira ko ishuri hari aho Imana ibimuye. Yego. Uyu mushumba ni muntu ki kuri wowe? Ni muntu ki kuri nge? Yego. Nese ubundi umushumba wari umuntu ki ku muntu? Ari umushumba nyine. Ari umushumba ariko wari ukuntu ubu mufata kuri wowe. Uko mufata? Mufata nk'umukozi w'Imana. Uramwemera wowe? Ndamwemera. Abavuga ko akoreshwa n'abana n'abadayimoni cyangwa se akoreshwa n'imyuka mibi. Ubivugaho iki? Ntabwo Imana yari yabimbwira. Yenda bicuba ko yarabibabwiye ariko ntabwo yari yabimbwira. Sorry. Wasanga ari byo. Usanze ari byo. Usanze ari by'iki byuko bakora n'imyuka mibi. Watungurwa n'iki muri byo? Ibyo si ibintu byose ntibishoboka. Dukiri mu isi ibintu byose ntibishoboka.
birashoboka ko yaba nakoreshwa nayo byose ugomba kubiteganya oya nshanze akorana nayo ntago ari ibintu byantungura ibintu ni ibintu bisanzwe ariko ngiye ku giti cyanjye ntago nari nasinga ngo Imana ibimbwire sanzwe akoreshwa nayo ntibizagutungura ko iki bitagutungura se kandi umufata nk'umukozi w'Imana kubera iki bitagutungura kandi umufata nk'umukozi w'Imana ibintu byose ugomba kubiteganya ibintu byose ubundi mu buzima uzabiteganya yes bitangiye bivuga gutyo byatangiriye bwa mbere ku biterane yakoze mu mezi 2 yikurikirana bambaye imyeru yewe mu giterane cya mbere ku munsi wa nyuma haza kwitaba Imana umwana w'umukobwa narinzi yitwa Eveline atangira kuvuga ko ari igitambo yamutamzemo ibi bintu wowe ubivugaho iki cyangwa wabyumvisha uti byumwe byuzwa ntaye nanabizi by'ubwo wapfuye ko yamutanzemo igitambo nabibonye gusa bari ku kiriyo ntabwo nigeze ubwo nkurikirana ngo yamutanzemo igitambo n'ikitamutambo buriya bobo biragoye kujya kuvuga hano utari wagira yego yewe mperuka kujya gusengera kwa Julienne ni kera cyane bagisengera ni Nyarutarama akirimo abantu bakiya rwose yari yongera ngo bagitangira urumva nko mu myaka 5 ishize Grace Room kitane dashize Grace Room mu mwaka ushize basereburiraga imyaka 3 rega ndi mu bantu ba mbere bagezayo Bobo ko nibuka ko nagiye kuhasengera harimo icyuma cy'amasengesho ariko wagifunga isengero byonyine Nyarutarama nta n'imyaka 3 bamazeyo aya aho nanjye wamumakanyije nge ndumva cyagiye hari hashize igihe gitoya bafunze isengero ubwa mbere 2018 naje kujyayo sinibuka umwaka nagiye ariko nzi ko nge nagiyeyo bakimara gufunga isengero yego kwa kundi basenga ari nyuma saa 6 nge rwose nta nubwo nahamaze iminota myinshi cyane narahagiyeyo ariko mu gihe kwa kundi butangiye kwira ngo nge nagombaga gutaha kare yego ariko mu by'ukuri narasenze arinjira baramwakira arasenga nk'abandi aza kugira igihe cyo kugira ngo abantu bose basenge kwa kundi umuntu agira ibihe byiza afata umwanya we wo kwisengera nibwo bwa mbere rero rwose nagiyeyo nta bundi buntu nongeye kujyayo ujyayo wafashijwe ute nafashijwe nuko umuntu yisengera ariko kandi naho erega burya naho yanaza kanagusengera si byose iyo umuntu umwemera amavuta ye utayemera ukajya n'ahandi si byose tujye tubwiza abantu rego kuri niba utemera umuntu ntumwemera hari abandi bamwemera je ntago njya ntinda ku bintu abantu bakomantaho yego twari turi kuri icyo giterane yego cya mbere cyabereye muri Biki Arena bavuga ati uriya mwana w'umukobwa Eveline ashobora kuba atambwemo igitambo kubera ko bavugaga ngo yagiye atambaye uniforme ibintu byinshi none se abantu bose bagiye ko bambaye uniforme nta muntu numwe bambaye umweru bose aya ntago mbyemera ngo wagenda atawambaye nyine ngiye cyo ushaka kugira ngo menye abantu bose niko bari bambaye imyenda birashaka ko sinibaza nanjye impamvu bose bari bambaye imyenda imwe shaka ko yenda itura rya yavuze ati uyu munsi tuzambara ibi umwe akagenda abwirana byari itegeko byari itegeko nta muntu wageraga atambaye umwenda w'umweru yego byari itegeko kwinjira mu cya giterane wambaye umweru icyo nacyo sinki usubira muri Biki Arena biriho kuri YouTube urebe Biki Arena yose yabaga ari umweru byari itegeko oya ntago ryari itegeko ufite wari kuwambara ariko utanawufite ntago byari itegeko byari gitane none so wajyagayo yenda simbise amakuru ntago nge nyaza wagiyeyo kana bakono wagerageje kugenda gutyo byamugendekeye gutyo yavuye yakitaba Imana atarwaye ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine waba waragize gusa byaba ari ikibazo umuntu adashobora gusobanura ubyumva ute wowe iyo bari kuvuga umukozi w'Imana akakorana n'imyuka mibi impamvu reka nkubwiza ukuri impamvu rega ntajya ntinda kuri ibyo niko umuntu wese bamuvuga icyo kintu iyo hari akantu gato gahindutse bamuvuga ikindi kintu rero sindi bushore kugusaba kumata ngo nk'umashyi ngo arabikora nawe kandi nagenze ikora abamvugirije induru ukabasha ko atamugije induru kuri YouTube ariko nahandi ukagenda ubyumva rero iyo umukozi w'Imana wirinda kuvuga undi ugasiga imbaraga z'ejo bazakuvuga kuko nanjye hari ibyambayeho bimwe na bimwe ku ruhande ruziko narwaje umwana bakavuga yamutanzemo ibitambo byagenze gutya rero buri kintu cyose buri yagiye umuntu abavuza undi burya se ntabyo narinze nge narwaje umwana imyaka 3 n'igice yavukana ubumuga
tutari tuzi kwa kundi umuntu avuka yego agize mu mezi 2 umwana wanjye ararwara cyo kwa muganga bambwira ko avukanye ubumuga yego barambwira umuganga nambwira ati hagati birashoboka ko yazagenda ariko urashaka ko atazanagenda ibyo byose ubiteganya amara imyaka 3 n'igice adahaguruka urumva imyaka 3 n'igice umwana adahaguruka ni ikibazo gikomeye ariko nkomeza gusenga Imana kamwe umwana yagize amuhagurutsa iza kumuhagurutsa abari barambonye rero nkuko nkorera Imana bagomba kuvuga ati yatanzemo igitambo ariko Yesu wacu ni yamamare ujye uhindura ubuzima Imana irankundira muhagurutsa kutakizera kwanze kanga batambamo ibitambo bakira ibitambo bihese nshuti yanjye kutaje gukira ngo tubibone ko umuntu wese n'igihe cye umuntu wese n'igihe cye naho rero ibindi byose bikomataho niba ko kwa mugani baragendaga bavuga ngo bambaye imyenda y'imwe ngo nta wundi wagendaga imyenda ntago ndi bivuga ko ntigeze njyayo wenda uwo mwenda w'umwendeke kwambara ndeye kubanyinjiza ariko simpamya neza ni yuko wagiye atambaye umwenda w'umweru atagina ngo bamwemereye agende ajye mu rusengero. Okay. Nanjye simbizi sinagiyeyo gusa byari itegeko ryo kugenda wambaye umweru. Icya kabiri cyabaye mu kwezi gushize nacyo mu minsi 3 cyabaye muri Biki Arena nabwo aragira ati umugabo yarateruye arivugira ati koko wa muntu wavuze ko tudashinga ubu nidushinga ariko tuza kubona Apostle Mignone ko byavuzwe iryo jambo hari Apostle Mignone yabanje ngo yabonye Pastor Joene Kabanda agiye kubana n'uriya mugabo Kabanda Star yego kubera umugabo ngo yari mu buzima butameze neza ngo we nimba ari n'umundi muntu aruturutse ati tibara abantu ntibashinga abadamu sarije bataganira abadamu ntagiye bataganira irangije ejo bundi mu myaka byari bimaze imyaka yose byari bimaze ejo nitwumva biragarutse ati burya koko abavuze ko tudashinga ubu si dushinga bakita burira hati Julienne na Mignone bashobora kuba batameranye neza ntabwo ibyo twabimye ko tutari duhari ariko nta cyatuma batameranye neza barasara umuntu wa gira icyabura ngo agire indi shari. Okay kadukutube dukomeje nyuma y'icyo giterane gato ku munsi wo kuwa gatandatu mu masaha rwose ajya gushyikira saa 6 tubona itangazo ko Grace Room Ministries ihambuwe ubuzima gatoze ko bitangiye kuvugwa ko yaba yaragambaniwe na Apostle Mignone. Ikintu wakivugaho iki aba badamu babiri? Ntabwo icyo gihe ndi bukivuge ko ari cyo nta icyo cyo ndagihakanye kandi cyongeyeho bose n'abakozi b'Imana barafatanyaga ngira ngo hari igiterane umuntu yagendagamo umwe yakora igiterane akajya gushyigikira undi kandi koko niko bikwiye dukwiye gushyigikirana cyane ko muri muhamagaro w'umuntu usibye udashyigikira undi ni satani n'urwanya undi uwo ni uwa satani ntabwo ari uw'Imana ubundi umuntu utishimira ineza y'umuntu cyangwa se ibyiza by'umuntu yagiraho uwo ni uwa satani ntabwo ari uw'Imana rero ntabwo mpamye yuko ashobora kumugira ishyari ry'ikisi. Ikindi hari ikindi kintu nongeye kubona mbona abantu barimo bagikomataho ngo kubera iki ngo batanze itangazo kuwa gatandatu ngo mu minsi itayo gukora sibyo se iyo umuntu ayoboye igihugu akora uko ashaka sibyo se ubu si nk'uwakubwira ngo bobo ngo kubera iki uyu munsi wambaye kamambiri uri iwawe kandi ndi iwanjye uri iwanjye niba uwo muntu rero yagombaga gufata agatanga akandika iyo bari bakayitanga ntabwo bivuze ko byaba itegeko nako byaba intambara byaba guhangana ngo kuko ngo bahagaritse kuwa gatandatu bafite impamvu ikintu kijyanye n'umubatizo abantu tujye twirinda ibintu byo guhangana ko si byiza yego kijyanye n'umubatizo wavugishije abantu benshi ngo ntago wabatiza umuntu ku bundi ngo avemo ngo arimo aragwa hasi. Ikindi kintu kijyanye n'umubatizo iriya video ntago nari nayibonye nanjye ntago nari nayibonye icyo nagira ngo mvuge hari amakosa ajyaba sibyo amakosa ugakora n'abantu bagashaka ko bagukorana n'amakosa ko sintekereza kuri iriya video bakimara kubatizwa sintekereza ko pasiteri wabo yababwiye ngo nimuyifate sibyo ari nabwo navuze ngo hari ubutumwa dukwiye gukora hano kuri YouTube nibyo dukwiye kubakorera ikaba yarasohotse Julienne atabizi uretse gato utararenga
kankumvishe kano kantu noneho rero madamu yigeze guhura n'umuntu umwe wo muri Malawi barahura baraganira urumva ngo baganiriye gute rero kakana nakubwira ese uriya mugabo mwashakanye gute udashinga neza Julienne yabwiwe na Mignone afite umugabo udashinga hari umunyemarawi wabibwiye Julienne hakaba na Mignone wabibwiye Julienne niko se wanjajwa we y'umunyemarawi urabona badashinga ariko reka mbereke mutuzanira umunyemarawi nawe asaba imbabazi nkuko Mignone yasabye imbabazi wamukwe wacu wabyumvishe wumvishije ibyavugiwe mu giterane mu cya kabiri ejo bundi satani yaje kugira ngo ahondanye imitwe abana b'Imana si byose kandi muri kamere y'umuntu abantu baravuga nikireza ko na pasta reka mvuge yenda ko bitari bikwiye ko nicyo kintu cyagaruka si byose yego cyavugiye ejo kandi imyaka ishize yose nanone icyo kintu ntabwo cyari gikurikira ariko kuko nyine ari umuntu ushobora kugira inzika si igitangaza kuko kuvuga ngo umuntu ni pasiteri yagira inzika ntabwo yakibagirwa hakaba yenda abonye ko wamugana aho yarahagaze abantu bahari ari benshi akaba yakivuga ati ko kwa muntu wadupingaga wadusuzuguraga abonye ibitangaza bibereye muri Diki Arena uburyo bayujuje kabiri ni bangaye bayuzuza icyongeye usibye ko oya buri muntu wese ayuzuza igihe cye bobo ashobora kuba ayujuje ubu ngubu n'undi nawe azayuzuza ikindi gihe buri muntu wese agira igihe cye niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbwire abantu bakagira ishyari jya utegereza igihe cyawe si byose ntabwo ari igitangaza ko Julienne ari we wenyine uzayuzuza hazuzuzwa hari n'abandi bazayuzuza barahari sibyo ahubwo buri muntu wese agira igihe cye agira n'amateka ye tubisobanurira abantu ariko icyo nshatse kugira ngo mvuge abarukora inshuro nyinshi dukunda kugira ibintu by'imigani byo kwibuka nubwo nana kuba bari ko nkibuka nandi munigisha nkavuga ati ntari baravuze ko jewe ntazubaka none mbyaye kane cya gatanu nakoze uko abantu bavuga ko ntazubaka icyo ni ikintu rero gisanzwe badutega iminsi icyo ni ikintu gisanzwe ku barokore ariko mu by'ukuri yenda reka tunabigarukeho icyo kintu niba ari n'uwanakivuze wundi nawe yahita yumva ko atababariwe niba umuntu yaramusabye imbabazi yaracyuriwe icyo kintu ikintu yenda akavuga ati wamuganire kanange nkimubwirire hano koko ubu ntidushinga ariko nanone tunagaruke birashaka ko kitari ngombwa ariko kuko nyine ari umuntu yaragikoze bwana ntibakaturenganye twebwe ba social media tugenda dushakisha nyine ahari butumwa urumva umuntu mu by'ukuri kandi nyine cyaramubabaje kitaramubabaje kimara imyaka myinshi arera abonye icyo kuvugiraho nawe aravuga ubwo ni kimwe ntabwo ari kimwe ko bivugwa ko ariho haba havuyemo iri fungwa rya Buresero ntabwo tuvuze ko ari pasiteri Mignone yaba yarabwiraga ko yavuze ko ari nyamara ariko ngo Mignone yarahari ntabwo mbizi kuko sinari mpari yarahari nka data nyamara twabonye tuvideo nawe abivuga indeze Mignone ariko nyine yavugaga ko nawe atunguwe asabye imbabazi sibyo avuze ati jewe naragikoze nkuko umuntu urebe yose ashobora kukurebera mu gihe nk'uwambona ubu nk'uwakubona ubu azambone mu myaka ariko nanone twongeye tugaruke nako nawe kugira ngo akizane nacyo yakihorera reka tubivuga nacyo yakihorera bigaragara nk'inyuro oya icyo kuwavuze nawe asaba imbabazi nawe buriya yasa nk'akihorera kikarangira ariko kubera ko nyine ducuruza amakuru dukomanta tukigira kirekire tukakigira igikuruka ni kwa kuri nawe ubwiriza ugacikwa ariko nabwo buriya yaba ari uwavuze yaba ari uwashubijwe nabyo byose babyihorera twagiye rero ku kijyanye n'umubatizo w'abantu bava mu mazi bakitura hasi ngo bakaruka bakagira gute bakamera nk'abapfuye icyo urabivugaho iki mu by'ukuri iriya video nanjye narayibonye yego bivuze ngo hari igihe twa tudakuze yego sibyo ni ukuri dukeneye gukura navuze ngo ishusho media hari ibintu ukwiye kwerekana n'ibidakwiye kwerekana yego sibyo yego dukwiye gukura
urabona hari ikintu ushobora gusengera umuntu mu rusengero wa mugani abazimu bakamukubita hasi ntibajya kubitana hasi ntabwo mbizi nawe uramfata ntabwo mbizi nzabimenya ingemere cyane nawe uba mu nsengero umuvuga butumwa ntukajye ariko jya uhamya bagutuke bagutuke cyangwa bakuvuga uhamye kugereka mu bwiza ukuri bibaho yewe ukuri niko kwiza nanjye narabasengeye nako kurenza uko wagarutse bibaho nanjye narabasengeye bibaho suko umuntu ushaka kugira ukanamusengera sibyo narabasengera ariko guko tugeze mu gihe cy'impaka n'igihe cyo gupingana n'igihe cyo gusuzugurana n'igihe cyo gutsikamira umwuka w'Imana ngo akore kuko abantu bashyize umwuka w'Imana hasi berekanye ko Satani ari uri mukora ariko tubwira abantu ko Imana ikora yego Imana irakora kuki tubwira ko abapfumu ari bo bakwiye gukora ntago bakora Imana yacu irakora Imana yacu irabohora noneho icyo mpamya ko iyi video mu by'ukuri wakoze ikosa nerekanye no video sibyo yego ireka mbaze nkubwira ikindi cyongeyeho birashoboka ko ugomba guhugurwa uko ugiye kujya mu mazi sibyo yego kandi cyongeyeho umwuka ugengwa na nyirawo niba bari banuzuye n'umwuka haraho ku rwego ugera none se uzuzura umwuka wambara ubusukuremo n'imyenda n'ibyo byose akiri umwana so yabibasha ubu wahuguwe erega guhugurwa ni kimwe no gufatwa no kubite no kwimetiza n'iki ntekereza ko bababwiye ati nujya mu mazi uriyoroshya utereje wabatura mu mazi sibyo se sibyo ko umwuka se yabasha kuwukumira buretse ariko reka mu mwuka gutariko bobo waretse kubashyushya cyane ubwo ko dukeneye kugira ngo kuko umupasiteri wese akeneye gukora n'abantu bakuze sibyo kugira ngo batamuzanira kaga sibyo ubibye ukora uramutse utumiye abandi harabaza kubikuvangira ukagira kaga utumiye mama Debora ukamushyira kuri no mikoro nkavuga ibindi biterekeranye ushobora kukuzanira kaga yego sibyo rero mu by'ukuri kuri bariya bagombaga sinzi niba byarabaye bagombaga kugira uko babigenda yego genda ni n'abana mvuga ko ndi kuzura umwuka wera igenda buzura umwuka kuri abantu bose se niko buzura umwuka waragize ngo hari abantu batuzura umwuka buzura umwuka kuko bariye buzura umwuka ko abantu bose banabyina ntago abantu bose ntago babyina kuko ntago abantu bose buzura umwuka wera ngo ni umwuka wera buzuye oya hari igihe bari bineza neza sibyo buriya se none icyo mpamya urabona ko bari baryamye hasi bose ari benshi sibyo kandi urabizi ko dufite igihe dufite abagupinga hanze hano dufite abashaka kugira ngo babone akantu gato y'abakanote bakavugeho yego bivuze neza kunota se nyine bagafate bakavugeho maherezo nzavuga igifaransa rakakivuza pe urumva sinzi niba gifase niba cyongereza simbizi bambabarire kaje gutyo komereza nawe noneho yego ugerageza kuhugura abantu sibyo umuntu utari bunabyumve wikishimira kuvuga ngo nkubatize kuko ushatse kuza kukubatiza nkuye no kwanza ugahugurwa ibyo ugiye gukora uko ibyo ugiye gukora utabihuguriwemo ukora amakosa sibyo ndashaka ko rero pastor ntacyo yenda tuvuga ahubwo abo bakorana umurimo we nabo batigeze baba maso uko Satani igihe cyose abarekereje ibyo ukora ko azana ibirego sibyo se akavedo turimo turakabona niko kazanye ikirego karimo karatambagira ahantu hose nyamara abana gafotoye nabo bari kumwe sibyo ahubwo niba hari ku giti cyabo bakishyiriye yego kuko wenda niyo bagiye gusora ibiganiro byanze kunze nda passe ntabwo yabona umwanya wo kujya kuba ngo reka turebe ibyo ugiye gusohora yego abari ubishinzwe hari ubishinzwe ariko ikintu cyose mu mikorere yawe ukwiye guhugurwa ukareba isaha igeze ukavuga ngo se ninkora gutya bitewe n'igihe ndimo erega kora bitewe n'igihe urimo yego wikora n'igihe bitewe n'igihe urimo kuko igihe nukora ikintu barakuvuga nyine ariko ni ngombwa bakukuvuga ikiro ni ikimenyetso gifite ibihamya barimo bavuga ati akora n'imyuka mibi iki cyabihamya nese ubwo nawe uriya mubatizo ntuwemera koko mubatizo njye kubatiza ntabwo nigeze mbikomana ntabwo nigeze byabereyemo byo kwitura hasi ariko nyine cyo nshaka kugira ngo nkubwire abashaka kwitura hasi ntabwo mbivuze ntabwo njye nabihakana ari n'umwuka w'Imana njye ntabwo mbihakana njye sinjya icyo nengamo ni iki icyo nengamo ni uwaba ufata ibintu byabereye ahantu niba ari mu cyumba kibanga ukajya kubishyira ku karubanda sibyo ubu nambaye ubusa ubu turahangaha iyi riba nambaye iramutse ifungutse ikambura ni ngombwa ko icyo kintu utari bukerekane ko si ngombwa sibyo urerekana icyiza cye koko kigirira abantu umumaro ariko iriya video ntabwo yari ikwiye kujya hanze sibyo niyo mpamvu nkubwira n'icyagiye nabyo byo mu rusengero bagufata ugasanga urahanura yenda ku bisasi cyangwa wambaye ubusa bagahita bagishyira hanze ntabwo ari byo na bwa butumwa dukorera mu rusengero si kimwe nuko bwajya hehe bwajya hanze hari ibikwiye kujya hari ubwira ukwiye kuba mu ibanga hari n'ukure budakwiye kuba mu ibanga
abana b'Imana ngo baratananaga na Satani akajya gute akaza gushungera rero biriya niho bari mu bahamya bavuga abantu nabonye batukana ntiriwe mvuga amazina atuyakorana n'imyuka mibi bagashigira bakorana n'imyuka mibi ntabwo bizi niba bakorana n'imyuka mibi cyangwa batakorana n'imyuka mibi ikiri ngombwa ngiye cyo nabwira abantu muri no mise none byabaye impaka buri muntu wese namenye Imana asenga nahanga amaso umusaraba ibindi byose kagutinda ku by'abantu amenye ko umuntu wese azagenda we ku giti cye yego Ernest Prophete Nyirindekwe aherutse mu minsi yashize guhefatiza abastari babiri ariwe DJ Brian ndetse na Jackie ariko iyi mibatizo itagira ikihindura abana ahubwo bakava mu mazi banduye kurushaho none se buriya kuva bava mu mazi niho banduye kurusha cyangwa bari bisanganywe n'ubundi bari babisanganywe ahubwo bari bakwiye guhinduka bari bakwiye guhinduka nabo reka tuvuge ko bategeze bahesha ishema umubyeyi wababatije ikibazo nababatijwe cyangwa ikibazo n'uwabatijwe ikibazo n'uwabatijwe gute ikibazo n'uwabatijwe kuko reka nkubwire bo uyu munsi sinasenga ngo ndakijijwe ubwo Prophete nta kibazo afite buretses nise afite ikihe kibazo bivugwa ko nise reka nkubwize ukuri reka maze nkubaze reka maze nkosibye amatiko y'abantu ni shari riri mu barokore ubona umuntu yambaye agakoto ukabona umuntu yambaye akabubu ugatangira ukazana amazimwe n'amagambo igihe cyo kitari cyagera rega giyewe nzi neza ko ibyo mvuga niko nanjye narwanyijwe yego sinagwanyije kubigaragara ariko narwanyije hari igihe umuntu akureba yenda wabonye nako gatenya umuntu akashaka kugenda akora n'imyuka mibi ni shari nzakubwira uburyo umuntu yanjye abantu bangiriye ishari umuntu aransebya kandi bitari bikuye kubera iki kuko yumva ko araho navuye watari yagera yego ibyo biho ni ishari sibyo ryo gusebanya ryo gushaka kwangiza izina ry'umuntu ukitira ukavuga ngo runaka ngo akora n'imyuka mibi ese koko naho waba uri umukristo akorana n'imyuka mibi wabishuriwe ntukwiye kujya mu gikaruka musengera wari ukwiye kuza kuvuga ku karubanda cyangwa se ukamwegera jewe guhamya amakosa y'abantu simbikunda icyo mpamye ukosa n'uwakoze ikosa ryo kwamaze kubatiza bakabyerekana icyo niryo kosa ngiye nabonye ririmo ikindi kuba uyu munsi nazanga ngiye nkakizwe nkavuga ngo ngiye mvuye mu businzi n'ubusambanyi mvuye mu bindi uri pasiteri nkaza kwiga ukanyigisha umubatizo igihe cyo kubatizwa kikagera nkabatizwa ikosa pasiteri akoze niri okay ikindi niba ngeze igihe cyo gusezerana sibyo none se izi ngo zirimo zisenyuka uwabasezeranyije ni ufite ikosa hari ikibazo cyo kutigisha mu buryo bukwiriye reka nkongere uko wakigisha kose sibyo ubu ko nakigisha kose atari igihe wifatiye umwanzuro nta cyawe none se niba Jacques yaragiye cyangwa Brian yaravuze ati jewe ndakijijwe ntabwo nzongera gusubira muri ibi bidafite umumaro ko bivugwa ko habamo kwishyurwa icyo cyaba ari ikibazo kugira ngo bagira abastari nyine ngo abastari bakijijwe bamamare cyane none se buriya abo ngabo uvuze uwaba yumva koko Jacques yamuha amafaranga cyangwa Brian agatanga amafaranga urumva koko n'abanyenzara ya nabastari ariko bazamuye nyenye ku musitari kisari paseri ari Julienne Kabanda na Ernest ari na Jacques na Brian umusitari buriya ninde abastari ni DJ Brian ko DJ Brian yumvwa na bose ako bari umuntu wabaza Ernest ugasanga nta muzi ntago mbyemeye ngo ngwiki ntago mbyemeye hari igihe Ernest yaba arahana atazwi ntabyo nemeye ndakubwiza ukuri ntabyo nemeye ntabyo nemeye ndakubwiza ukuri nese kugira ngo abatize haza abandi kuko abatije umusitari nyine bivugwe yamamare bigaragare ko ntago bakamarira kurara reka nkwibarize dusanga aho turi gusoza aba bakozi b'Imana ko bari kuvugwamo bimwe na bimwe bagahita bakubitiya kurikiraho gufungirwa aba bakozi b'Imana iyo hajemo ikintu cyo kuvugwa rimwe na rimwe ibintu bijyanye n'ibitambo cyangwa se no gukorera imbaraga za Satani kwakurikirwaho gufungirwa yewe kuri ibyo ntabyo nzi ibyo ntabwo nabikomataho ko ngo bavuze sibyo se leta yabafungiye barakura mu gihugu gifite abayobozi sibyo se nibaza gufungira bagasanga bitagenda neza bakagufungira nkuko bafungiye n'abandi ntabwo ari igitangaza ikindi nongeyeho mvuge tutagakomantaho leta ni umubyeyi sibyo kandi umubyeyi ukunda abana be bose uko bangana sibyo niba hari icyo utubahirije gikore ucyuhereze usenge niba hari ikitarimo utubahirije gikore nkuko bakigutegetse ariko icyo navuga ngo ntago bari wanura ku butoni bavuga ngo runaka ngo nukwiye gusenga uri ntago akwiye gusenga buriya rero bafunga bafite impamvu sibyo nta abantu bose baranganya bararinganiye ntawe bavuga ngo kuko ahangaha bazasenga ngo uyirosha amavuta undi ngo uyu ngo akora ibitangaza ngo uyu ntabikora sibyo rero mu by'ukuri leta ni umubyeyi ntacyo nyikomantaho Amadebo mu byo tuganiriye byose
wagira icyo bivugaho mu ijambo ryawe ntakubajije ubundi tukisoreza yaba ari nta nacyo kirahari ntabwo nareka kuvuga Yesu uduha ubuzima uzaza akanaca n'izimaka akazirangiza kuko turi mu mpaka kuko niba ari ikintu njya mbikurikira ukabona umuntu araje aratukanye hari uwaje aratukane sinigeze afite ife ryo gutukana ati ibyo pasiteri by'ibigoryi kavuga se nk'uyu muntu aratuka abantu wemenye umuhamagaro wawe wowe menye ibyawe niba wowe ubikora neza nta kibazo gihari rega ntabwo nzabazwa ibya runaka mbwira abantu ko ubuzima ni ikinege ku muntu agakiza ni ikinege ku muntu wikomanta ku muntu wimutinda ujye sinatinda ku muntu n'umwana nabyaye n'umugabo nashatse sinamutindaho kubera iki ni ikinege twahuriye mu isi ariko araho tuzatandukanira njyewe ninjyewe ugomba kwishabikira nawe agashabika ni byiza tugahuza rero mu by'ukuri n'uwari ibintu bitakoze neza nta mpamvu zo kuzangura akora n'imyuka amageza gute azabazwa ibye ahubwo wowe kuki umutinzeho reba ibyawe urimo ukora kadusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 32 ni umurongo ni wa 8 turaza kugeza kuwa 12 haba ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho ntimube nk'ifarashi cyangwa imyumba zitagira ubwenge zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo ku ijosi utagira ibyo ntazakwege utagira ibyo ntizakwegera sorry ikibazo cy'amaso mfite zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu ngo nzakwigisha nkwereka inzira ukwiye kunyura nzakwigisha nkwereka inzira ukwiye kunyura ikintu muri minsi none ndimo mbwira abantu nanjye nibwira dukwiye kwegera Imana tukayibaza inzira dukwiye kunyuramo kuko uracangangurira kuna n'imyuka mibi ugacangurira kuna n'imyuka mibi nuko ngo abantu satani umugamba afite nukugira ngo abantu bagwe abantu bagwe babure ko bajya gusenga nibongeye gukunda ubwami bw'Imana nibongeye kumva ko Imana ikora icyo satani wagambiri ni ugukura mu mitima y'abantu ko Imana ikora dushyira abarozi imbere umuntu araza kumusengera ukamubwira akakuga ati ngifite ikibazo wawe waba utarasenze ngo umuteremo kwizera ahangane n'ikibazo afite ukamubwira ati imuka aho utuye no hari ikibazo yego ese ndimukira umurozi cyangwa ndasenga kugira ngo umurozi akizwe ugatora n'umuntu mudahuje idini yena ni umugaturika ni umwisilamu ni mwene so rwose muje amaraso kuko arava amaraso nawe ukavandi icyo mudahuriyeho ni imyizerere imwe sibyo se sinitegeko kwizera kimwe ariko araje kuko yamenye ko ati hute ati genda witurana n'uyu gute se birakwiye ko ahubwo umuntu akubwira ngo senga ambara imbaraga na wa murozi uguhiga uraratongera reka uri koreka ngwiza ukuri amaraso ya Yesu afite imbaraga abantu ndimo mbwira amaraso ya Yesu afite imbaraga amaraso ya Yesu arakiza amaraso ya Yesu arahumanura Yesu aravuze ngo nzakwigisha inzira nkwereka inzira ukwiye kunyuramo igihe kirageze mukobwa umenye inzira ukwiye kunyuramo usobanukirwe tufite abantu barimo bagendera mu kigare nyamara umuntu azimana ntiyagakomanse kubyabona yagasenze akabana amaso n'Uwiteka Imana nyiringabo akumva ijwi ry'Imana akaryubahiriza Yesu ashimwe cyane ugasenga ukamenya mama Debora muri kumwe wari we ariko apana kuvangirwa no kureba mu gihe Yesu ahimbazwe cyane niho Bibiliya yivuze iravuga ngo kandi ijisho ryanjye rizakugumaho ntimube nk'ifarashi cyangwa inyumba zitagira ubwenge dukwiye kugira ubwenge mwabarokore mwe mu byo dukora icyubaro cy'Imana turagitakaje icyo cy'Imana kirabuze kandi nge nawe nitwe dukwiye kugira ngo icyubaro cy'Imana kiganze ninge nawe dukwiye kugira ibyo tugira neza byabaye bibi nitwe dukwiye gukura umufatangwe mu nzira nitwe tudakwiye kujya mu mpaka naho ikibazo wabona ko gifite impaka koko kandi n'ibyo bavuga ari byo hari aho ukwiye kwiherera ukajya kubaza Imana dukwiye kugira ubwenge mu byo tuvuga mu byo dukora kandi dukwiye kuva mu kigare wowe ukaba uwuriwe wowe ntabwo ukwiye kuba undi nawe ntabwo akwiye kuba wowe ukwiye gusenga ukabaza Imana inzira nzakwigisha nkwereka inzira ukwiye kunyuramo Uwiteka akakubwira avuga ngo kandi ijisho ryanjye ntabwo rizakuvaho nuramuka ubajije Imana ijisho ry'Imana ntabwo rizakuvaho rizakuyobora haba ngo ntabwo mukwiye kuba nk'inyumba zitagira ubwenge dukwiye kugira ubwenge mu byo tuvuga
ntabwo dukwiye kubona abantu b'Imana barimo bapfa ngo tubabare. Ntabwo dukwiye kuba umukozi w'Imana arimo avuga, reka mubwize ukuri, ariko we naho yaba aroga, naho yaba akorana n'imyuka mibi, avuga mu izina rya Yesu, naho wakuvangiwe yaguhanura avuga ngo Imana iravuze akabivuga mu izina rya Yesu, nta kibazo. Komeza usenge, ntacyo bitwaye, wirebe ibya runaka, wowe ni wowe. Igitumye uhumeka uyu munsi wa none, ayi wewe Paulo yabwiye turavuga ngo Tito we, igitumye ngo usigaho Krete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganyije. Ntabwo nkubwiye ngo usiganye runaka, ntabwo nkubwiye ngo kuko runaka ari kubikora, runaka ni runaka. Wowe ni wowe nsiza hanga, ukwiye kubikora ukabitunganya neza, utarebeye kuri wa wundi. Nawe ukwiye gukora mu gihe cyawe, wirebera runaka, ahubwo kora mu gihe cyawe, uzabazwa ibyawe. Ntukwiye guca imanza, umucamanza arahari. Haleluya, umucamanza arahari. Va mu byo urimo. Ibi ni ibintu byaje kugira ngo bishyire fimi ku maso y'abera. Ati se buriya runaka bakomeza gukomanda, buriya runaka ntakora n'imyuka mibi, bakora n'imyuka mibi, ariko reka tubwire n'abantu ko Imana ikora. Genda umugabo wamya ko Imana ikora. Imana iratabara, Imana irambika, Imana iragabura, Imana izamura umuntu. Imana akubwira ngo nzakuzamura, ntubuzaho izakuzamurira, irakuzamura pe, ukavuga abantu bakakumva. Kabone naho wajya avuga ngo ugiye mu bapfumu, imbaraga z'abapfumu ntacyo zikora. Imbaraga z'abapfumu, kwijingiriza ku bapfumu, ngiyo zirangiye urapfa. Ariko izina ry'Uwiteka n'umunara muremure, abakiranutsi bahungiramo bakabona amahoro. Ni musenga n'ubwenge, ni ibyo mukora byose mubikora n'ubwenge. Dukwiye gusaba Imana ubwenge, dukwiye kuyoboza Imana inzira, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Dukwiye kugira ubwenge mu byo dukora. Kuzi ko umuntu arigiye bamuwaza ngo uri umukristo, akajijiganya ngo urumva ngo nyine ngo nawe byirebere, kubera ikizi nge ndi umukristo. Ni nge ubyiyizeho ko ndi umukristo. Banza witangira ubuhamya. Ngo se buna ngo mu itorero ryanyu nutavuga ngo nibamenya kusenya ngo mu macaci, oya vuga aho usengera, nta soni zikurimo, usenge. Yesu ahimbazwe cyane, nta dini ritazagira umugeni. Ni musengesha umwuka iteka, mureke impaka, muceceke. Buriya ngo umunyabwenge ngo yabonye ikibi kije aragihunga, munyamakenge yabonye ikibi kije aragihunga. Ntabwo ukwiye kuri gukomata ngo bigutware umwanya, ahubwo senga, wowe isengere. Niba kurana n'Imana nta kibazo, nakora n'imyuka mibi, senga, nta wundi kubajije ibindi. Yesu ahimbazwe cyane. Rero dukwiye kugisha inama Uwiteka, reka dusabe Imana itwereke inzira dukwiye gucamo, kandi ijisho ry'Imana ntago rizatureka. Reka nkubwire, ninkorera Imana neza, ijisho ry'Imana ntago rizamvaho. Nukorera Imana neza, ijisho ry'Imana ntago rizakuvaho. Bashaka ko warucitse intege, wacumujwe n'ibingibi birimo biboneka, nyabone ni murindi imitima yanyu, ni murindi imitima yanyu itagwa mu moshya, ni murindi imitima yanyu itagwa mu moshya. Nshuti yanyu, ni mureke guhangana, ni mureke icyoro cy'Imana kize kigote, mureke icyoro cy'Imana. Imana yacu ntirwanirirwa. Haleluya. Gusugira ishyaka, ariko ubutsinzi buturuka kuri yo. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo ufite ishyaka ry'ibyiza, Imana iraza ikagushyigikira. Haleluya. Reka tugire ishyaka ry'ibyiza, nshuti yanjye. Imana ihimbazwe. Uyu mugore nkuzana intego bivuga ngo mureke tugire ishyaka ry'ibyiza. Nitugira ishyaka ry'ibyiza tuzagera kure, tuzabona Imana kandi uzayibona bundi bushyashya. Yesu abaho umugisha, bagire neza. Reka dusenga Imana. Ari cyo nashaka kumbaza, nsenge. Oh Mana yera, Mana ikiranuka, Imana ikomeye, Imana ikora, Imana idahemuka, Imana idahindurwa n'ibihe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turasenze, tugusaba imbaraga, tugusabye kongera guhishurirwa bundi bushyashya, dukore ku maso. Dusengeye abera bose ngo barengero batabare mu mbaraga z'umwuka wera. Nyakubahwa Imana umutware, ni wowe usobanura ibidasobanutse, ugahindura ibyanze guhinduka. Manura icyubahiro cyawe kitugote, imbaraga z'Imana zigaragare mu izina rya Yesu Mwami. Bana n'abakozi bawe ku murimo, neza y'Imana igaragare. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Bayobora inzira yo kwizera, kandi umurikira bari mu mwijima. Mwami wanjye Yesu, haleluya. Bakumenye kuko uri Imana, uri Imana y'imbaraga, uri Imana idatizwa amaboko, uri Imana ikiza. Dusengeye abarwayi ngo bakize, ababuze uko babigenza, ubaha icyerekezo cy'ubuzima. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Zomefo demando shaigo, ineza y'Imana itwomeho, imbaraga z'umwuka wera. Abakozi ku murimo Mwami, komeza ubongerera imbaraga, uturinde cyaduca intege mu izina rya Yesu Mwami. We haleluya. Uduhe kuvuga dushize amanga, kandi uri
uri mu ruhande rwacu nta mubisha utuninde itabwa ry'abazimu n'abadayimoni ahubwo gukora kwawe kutuganze mu mbaraga z'umwuka wera urakoze kwikure kuyubahisha ndagushimye ko urabukoze ku maso ndagushimye ko uje kubiyereka ndagushimye ko n'intambara urangije ndagushimye haleluya hari amatema ataratinze neza ndagushimye ko uje kuyatinda neza izina ry'Uwiteka nihabwe icyubahiro gera ku babyeyi ugere ku bagabo n'abasore n'abakobwa ugira ibintu hindura kandi ugira ibintu ukoreka igihugu cyacu turagisengeye duha amahoro n'umunezero duha umutekano usesuye mu izina rya Yesu Kristo kandi uze wima ingoma mu izina ry'umwami wacu Yesu amen 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 Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.